Amahoro bakundwa, tugiye kuganira muri uyu mugoroba sije cyangwa se topic igira iti hejuru yo gutoranywa. Muri make nicyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira kuri sije yo gutoranya cyangwa se gutoranywa ko twabyita mu nyigisho za Bibiliya cyangwa se mu myumvire y'abakristo. Harimo ibice bibiri. Abakristo bose kuri icyo kintu bacyumva mu buryo bubiri, ari nabyo twashatse kugira ngo tuganireho cyane muri uyu mugoroba. Igice cya mbere naho udutegera uyu munsi urasanga ubarizwa muri kimwe muri ibyo bice. Igice cya mbere cyemera ko Imana itoranya ishingiye ku kumenya kwayo. Mu yandi magambo, itoranya abantu ishingiye ku kumenya kwayo. Izi abazezera cyangwa se abazemera umukiza cyangwa se abazemera agakiza, ikamenya n'abazinangira. Imana itoranya ishingiye ku kumenya kwayo. Ibyanditswe wenda turaza kubitanga. Ariko Imana ntiyafashe bamwe ngo ibahe ijuru abandi ribime. Cyo ni igice cya mbere cy'abizera. Ariko bose bakemera gutoranywa abakristo bose. Abandi nabo bakemera icyo gice cya kabiri, bakemera kuko Imana yatoranyije abantu ishaka, donc iheza ijuru abantu ishaka, agakiza si ku bantu bose, ni ku bantu bamwe ab'Imana ishaka kugaha rubanda barimbuke, kuko ifite ububasha n'Imana ikora ibyo ishaka ikagikora. Bagashingira nabo ku byanditswe byinshi. Ni ibice bibiri. So muri ibyo bice bibiri nicyo dushaka gusobanuraho. Abakristo benshi nyamuhiga kavuge rubanda nyinshi cyangwa se rubanda abantu ku bwinshi bemera ko icyo gice cya mbere kuko Imana itoranya ishingiye kumenya kwayo. Hanyuma icyo kindi cya kabiri aricyo tugiye kuvugaho, tugiye kugaragaza ibyo bazabasobanura wenda bishobora kuba atari ukuri kwa Bibiliya. Kuko Bibiliya nimba igaragaza kuko Imana itoranya ishingiye kumenya kwayo, nta kuntu yakongera kugaragaza kuko Imana ifite bamwe yanze abandi itanze. Kandi niba Bibiliya yemeza ko Imana ifite abo yanze n'abandi yakunze, ntako Bibiliya kandi yakongera kugaragaza ko agakiza kaziye abantu bose. Kuvuga ngo rero ibyo byanditswe byo tugerageza guhuza kugira ngo turebe icyo birigaragaza. Turavuga amwe mu magambo abigisha ko Imana ifite abantu yanze, ifite n'abo yagenye, n'abo yahaye agakiza. Bafite ibyanditswe tugiye kuvugaho. Je ku giti cyane temezanya nabo shingiye ku byanditswe n'ubundi apana ibitekerezo byanje, ari nabyo tugenda tubasha guhuza muri ikiganiro mu minota mikeya. Hari nk'amapointi nk'angahe cyangwa se amaverisi make turi buvugeho, ayandi wenda tuzayakomeza mu zindi topic zizakomeza. Ijambo rya mbere baheraho bavuga kuko Imana ifite abo yahaye agakiza n'abandi yakimye, ni ijambo riri mu ba Efeso, urwandiko Pawulo yandikiye abe Efeso 1:4. Haravuga ngo kuko yadutoranije muri we isi itararemwa. Iryo ni ijambo rya mbere bazahagararaho, katurisome nje mkumva barisobanura kutariko rwose. Kuko ntitwavuga turyemera ni Bibiliya, ndaryemera kuko nta jambo riri muri Bibiliya ntemera. Ahubwo tugomba kureba ibisobanuro byabyo ni ibi. Ijambo ryasobanuwe out of context cyangwa muri context yayo. Kuko kuyoba biza gute? Ni igihe wasobanura ijambo mu buryo butari muri context yabyo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukugendera gusa ngo biranditse, turebe ibindi byanditswe wenda bisobanura, ugahita uhagarara gusa ngo biranditse, ugasanga uyobejwe n'icyo nakwita inyuguti, kuko tiwamenye ko hari ibindi byanditswe byuzuzanya. Turaza nabyo kubireba rwose, kuko byanditswe biruzuzanya. Iyo rero utagiye muri ubwo buryo usanga wigishije ibitari byo. Ijambo rya mbere kuri tugiye kuvuga baravuga ngo kuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Abantu bagasobanura rino jambo bakavuga ngo riravuze ngo kuko yadutoranije kera isi itararemwa. Ariko Bibiliya siko yavuze. Bibiliya ntabwo yavuze ngo kuko yadutoranije kera isi itararemwa. Oya, yavuze ngo kuko yadutoranirije muri we. Kuko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo. Ayo ni amagambo kera biratandukanye. Uvuze ngo yadutoranije isi itararemwa, uvuze ngo hariho bamwe Imana
yafashe ukwayo iradutoranya, mbese sitararemwa, tutarabaho, umuntu atarakora ikibi, umuntu donc ihitamo ibishaka. Kandi siko ijambo ryavuze, ryavuze ngo yadutoranije isitararemwa. Icyo ni kimwe. Ahubwo ryavuze ngo yadutoranirije muri we isitararemwa. None se ayo magambo atandukaniye muri we isitararemwa, no kuvuga ngo Imana yatoranije Kristo apana wowe naje, yashize agakiza kabonerwa muri Kristo. Imana yashatse ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu, cyangwa se tubeshejwe no kwizera Yesu. Then kandi Imana kuko izi zose n'ubundi yari izi ko bizagenda, kuko n'umuntu n'amaherezo no gucumura kwe yari ibizi. Then icyo yakoze rero azo naringiye kuvuga, idutoraniriza muri Kristo. Shatse kuvuga iki? Umuntu uzizera Kristo cyangwa uzemera Kristo azaje mu bantu batoranijwe. Abatoranijwe bariho ni bande? Ni umuntu wese uzemera Kristo. Ntabwo Imana rero yafashe bamwe mu kabime abandi bagire gute, ahubwo uzemera wese Kristo azaba agiye mu bantu batoranijwe. Turaza kubireba mu mugani w'ubukwe. Yesu yaciye mu mugani w'ubukwe, abantu barariswe gutaha ubukwe. Icyo ni ikintu kimwe cya mbere aho ngaho tugomba kureba. Rero kuba yaradutoranije muri Kristo bitandukanye no kuvuga ngo yarafashe bamwe iragenda, bamwe irabemera abandi irabanga, bamwe bahagakiza abandi irabihorera. No, uvuze gutyo uvuze ngo Imana izigenda ipikinga, igafata uyu nguyu ikamushira, igafata uyu ikamuhagakiza, igafata uyu ikamwica, igafata uyu ikamwemera. Ibyo rero siko yavuze. Yavuze ngo yadutoranirije muri we. Nandi magambo ni nk'uku yategura muri kino gihugu cyangwa igategura muri ino nzu, Imana ikabanza bemera muri ino nzu, mwese mukararikwa kuzamo. Abantu bazazamo bazaba bahindutse abemewe, uwanga ni ole wake. So yadutoranirije muri Kristo, ntabwo yadutoranije isitararemwa, ahubwo yadutoranirije muri we isitararemwa. Imana rero itoranya ishingiye ku kumenya kwayo. Ishingiye rero ku kumenya kwayo, yari izi abantu bazizera ikamenya n'abatazizera. Icyo niko birivuga. Iravuga ngo urufatiro rw'Imana rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Urufatiro rw'Imana rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ntabwo ruvuga ngo Uwiteka azamenya abe, Uwiteka azabe, arabazi. Icyo ni kimwe. Itoranya ishingiye ku kumenya kwayo, ariko apana yafashe bamwe irabanga. Never. Kindi cyanzu cya kabiri baza bavuga kitari cyo. Rero kiri cyo ariko bagisobanura kutari cyo, ni ikintu kiri mu cyanzu kiri mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Iroma igice cya 9 umurongo wa 11, 13, 15 no ku 17. Reka tuhasome 9 no ku 11. Haravuga amakuru ya Esau na Yakobo, nawe tugiye kureba. Nawe kaduhere ku murongo wa 10 cyangwa duhere ku wa 7 kugira byumvikane. Kandi kuba ari urubyaro rwa Aburahamu cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Imana ibwira Aburahamu. Ibyo ni ukuvuga ngo kuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro. Tutaza kubivugaho kuko ijambo gisezerano ryari ngo umwaka utaha maginga ya nzaza Sara abyaye umuhungu. Ku murongo wa 11 akavuga ngo nawe yabwiwe ngo umukuru. Ku murongo wa 10 reka rero duhere. Kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwiswe n'umwe, ari we Isaka sogokuruza. Nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, kuko ngo zanditswe ngo Yakobo naramukunze nawe Esau naramwanze. Kandi babwiwe izo abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo ibyo Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye ku Imana ihamagara. Ngaha aha niho wa mbere bazabagaragaza. Kandi aha harimo ijambo rikomeye ryumvikana supportinga ibyo bavuze, ariko turaza kureba context birumvikana. Ku murongo wa 17 na 15 naho bagaruka akavuga kuko yabwiye Mose ati nzababarira kandi nzagira impuhwe uwo nzazigirira.
Imana niyo ibivuze bibwira Mose kuzababarira uwishaka udashaka nyine nuko ngo niko cyavuze kino cyanditswe. Izo mbabazi nazo turaza kuzireba, izi mbabazi zivugwa ku murongo wa 16 bakavuga ngo nico gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa umwete abigirira, ahubwo biva ku Imana ibabarira. Biva ku Imana ibabarira, tiva ku mwete abigirira. Aho n'ahandi badoma gatoke. 17 Ivyanditswe byabwiye Farawo biti cyatumye nkwimika no kugira ngo nkwerekaneho imbaraga zanjye kandi mu zina ryanje yamamare hose isi yose. Nuko ibabarira ushaka kandi nangira umutima wo ishaka. Aha n'ahandi hantu baza bahagararaho. Iri jambo muzukuri naryo tugize turebe ubusesenguzi bwabyo ico Paulo yarimo avuga, biraza kudufasha rwose nitureba n'inyigisho za Yesu kuko babivuga. Hano Paulo yatangiye avuga ubwoko bwa Isirayeli, niho duhera kugira ngo mwumve context yabyo. Yatangiye avuga ku bwoko bwa Isirayeli. Reka duhere muri chapitre ya 9 nyina itangirira. Aravuga ngo ndavuga ukuri muri Kristo Yesu simbesha, kuko umutima wanje uhamya nanje mu mwuka wera yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanje. Afite agahinda n'umubabaro biva kuki? Ngo ndetse nakwifuriza kuvumwa no gutandukanwa na Kristo ku bwa bene wacu ariko muryango wanje ku mubiri, ku bwa bene wacu ari umuryango. Yandikiye ab'Iroma, torero ry'Iroma, ariko arimo aravuga hano ku Banyisiraheli. Arumva yotandukanwa, yo kwifuza gutandukanwa na Kristo, afite umubabaro kubera iki? Ku bwa bene wabo mu mubiri, apana mu mwuka. Abanyisiraheli niba arimo avuga. So rero tugomba kureba context iki kintu kugira ngo duhuruke hariya. Iyo rero atabaye kureba context, ugashobora gusa verse imwe utabibyara ibindi bisobanuro, kuko washogoye verse mu byanditswe cyangwa se muri chapitre reka ngoresha iyo jambo, bigatuma usobanuro utabanje ngo urebe yabivugwa. Ariko iyo wasobanuye warebye context biragufasha kumva. Urumva rero hano Paulo atangiye avuga ku bwoko bwa Isirayeli. Uko Abisirayeli umugabane wabo ukaba wo guhinduka abana b'Imana, bagahabwa icubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotsemo sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Niwe utegeka byose, niwe Mana ishimwa iteka ryose. Urumva agaragaje iyo avantage Abanyisirayeli bahawe. Imana yabagiriye neza, ibaha isezerano rya kera, dore ko yari party yabo yari hagati y'Imana n'Abanyisirayeli. Iyo tuvuga isezerano rya kera bavuzwe amategeko. Imana ikorana n'ubwoko bwa Isirayeli kubw'umugambi wayo kugira ngo izakiza bari mu isi. Imana irabagenderera. Ariko aravuze ngo bageze amahirwe, nibo bakomoka ku ruzaro rwa Isaka rwa Abrahamu, nibo Kristo yakomotsemo mu mubiri, muri uyu mubiri Yesu nibo yavutsemo. Bahabwa amategeko n'ibindi byose bw'Imana yagiye bakora ibitangaza n'ibimenyetso. Ariko Paulo rero arimo arababazwa nuko ico kintu bari barabwiwe cyangwa se Kristo bari barabwiwe none amaze kugera muri bo, ntibamwemera. Ayo mahirwe bahawe none bari bamufite mu byahanuwe, mu byasezeranijwe ko azavukira muri bo. Imana rero imaze kubiko amaze kuza muri bo, hanyuma ntibamwakira, batakaza ayo mahirwe. Ibo Abanyisirayeli batakaza ayo mahirwe kandi bari bayafite. Yesu wavutse muri bo, akora ibitangaza muri bo, hagati yabo barabibona, ariko bamutera umugongo. Ngiki kimubabashe rero, si Imana yazababwira ngo bamutera umugongo, nibo. None niyo tuzakuruka ku bya Isaka na Yakobo bibaza bivugwa muri kino cyanditswe. Abantu rero bagomba kureba context ibyavugwaga kugira ngo tubize kudufasha kumva. Hanyuma niho rero yahurutse ahuruka kuri ibi bintu kuza Isaka, kuza Yakobo na Esau, kubona Esau. Kibazo kizamwe cyane no kuvuga ngo se none se kwa abana Bibiliya ivuga ngo babwiwe iryo jambo kandi abana bataravuka bataragira kibi bakora, none se Imana ahira baziziki. Niho tujegiye kuja ku murongo wa karindwi rero twari dusomye. Haravuga ngo kandi kuko ari uruzaro rwa Abrahamu. Urumva n'Abanyisirayeli Paulo ari kuvuga, sico kibagira abana be bose. Kuba ari abana ba Abrahamu barabyawe na Abrahamu ariwe Imana yahaye amasezerano. Donc bigambaga cyangwa abayuda bibwira ko ari uruzaro rwa Abrahamu, arico kibahesha kwemerwa n'Imana. Mwibuke mu magambo babwiye Yesu mu butumwa bwiza ko bwanditswe
na Yohana baramubwira ngo ntibarigera baba imbata y'undi muntu cyangwa se ibona urubyaro rwa Aburahamu. Arababwira ngo ni abaso Satani. Niko Yesu yababwiye, muri abaso Satani. Kandi bo bibwira ko ari ikizazi cya Aburahamu, bakibwira ko ari abanyamugisha, bakibwira kuko Imana iri kumwe nabo. Ariko aravuga ngo uyu mwanditsi rero icyo Yesu yababwiye avuga ko ari abaso Satani nuko batamwizeye. Akabura ngo iyo muje kuba abana ba Aburahamu mwari gukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Bire Kinyarwanda niko ivugiye ngo mwari gukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko bire cyo mizivuga ngo mwari gukora nk'uko Aburahamu yakoze. Aburahamu yakoze iki? Nuko yarizeye Kristo uzaza mu isi. Ninako yababwiye ngo Aburahamu yifuje kureba umunsi wanje, arawishimye cyangwa se aranezerwa. Ariko mwebwe mwamuclaiminga mu rubyaro rwa Aburahamu, mwamara mukanyangarije mukiza, muri abaso Satani. Uwo ni Yesu avuga. Nono rino jambo rero Paulo nibyo nawe avugamo. Aravuga ngo kandi hano ku murongo wa 7 arahita bisobanura ngo kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu ngo sicyo kibagira abana be bose. Ngico nta ibintu bihera buratse guruka hariye. Kuba rero barabyawe na Aburahamu tikibagira abana b'Imana. None kibagira abana b'Imana niki? Ikibagira abana b'Imana ni ukwakira Kristo bakabyarwa ubwa kabiri, bakitwa urubyaro rw'Imana cyangwa se abavutse ubwa kabiri, cyangwa se bakitwa ibyaremwe bisha. Ngico ngo ahubwo ngo barabwiye ngo kuri Isaka ngo niho urubyaro ruzitirirwa. Rero abana ba Aburahamu nabo tuzi ko harimo bibiri, harimo Hagari na Ismaili. Harimo Ismaili ariwe wabyawe na Hagari. Aburahamu na Hagari babyara Ismaili. Tukongera tukabona na Isaka. Isaka ariwe Imana yari yavuzeho ko ari uzakomoka mu rubyaro se, cyangwa se wari mu mugambi w'Imana ko Mesiya azabavukamo. Ariko Aburahamu yishakira inzira ze. Iyo nzira ya Hagari hari ukuntu nayo none kandi Paulo yayifashe mu rwandiko rw'Abagalatiya ayigereranya no gukiranuka kwa muntu. Musoma Abagalatiya igice cya 4 n'umurongo wa 21 kugeza kuri 30. Abigereranya no gukiranuka kwa muntu oni Hagari kwa kundi Aburahamu yishaka inzira ze zo kuzara umwana binyuze mu mbaraga ze, bitanyuze mu kwizera rya sezerano Imana yamubwiye. Ico ahita ngo bihuza byitanguni abihuza n'isezerano rya kera. Muzabisome mu rwandiko rw'Abagalatiya. Abihuza n'amategeko. Kuvuga ngo afata amategeko n'ubuntu. Hagari na Ismaili abihuza n'amategeko. Afata Sara na Isaka mwana w'isezerano abihuza n'ubuntu bwa Yesu Kristo. Ahita byitangwa n'amasezerano yombi. Imwe yatangiwe Sinayi n'irya Siyoni ariwe Kristo Yesu, ubuntu bw'Imana. Urumva rero nuko yabihishuye. Na hano rero ageze muri kino gice ni nako bigaragaza. Ahubwo Imana yaravuze ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzitirwa. Ntabwo ari kuba akomoka hose kuri Aburahamu. Cyo ni kimwe. Ikindi nabyo nitugera kuri Isaka nabyo turasanga harabayemo hari uburyo Imana yabikoze nabyo binyuranye nuko. Abitirwa bose ko bakomoka kuri Isaka nabo siko babaye bose abana b'Imana, kuko abemeye bose bakizera ukuri kw'Imana bahindutse abana b'Imana. Ababiteye umugongo bitwa abandi. Bamwe muri abo bizera bitwa intwari zo kwizera. Ababaye mu gihe cya Yesu bitwa abana b'Imana cyangwa se ibyaremwe bisha. Yego. Ariko abamurwanyije bose baba ari urubyaro rwa Isaka, ari bakomoka muri ya miryango, kuko Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo abyara imiryango 12 ya Isirayeli. Nibo nanone Yesu yazabwira ngo nabase Satani. Kubera iki yazabibabwira nuko batamwizeye. Ariko nta wizeye Yesu yigeze abwira ko ari abase Satani. Cyo ni ikintu tugomba kureba kugira ngo tumvane context. Hanyuma ku murongo wa 8 akavuga ngo uzo no kuvuga yuko abana b'umubiri si atari bo bana b'Imana, ngo ahubwo abana b'isezerano ngo nibo bemerwa ku rubyaro. Abana b'umubiri sibo rubyaro rw'Imana, keretse abana b'isezerano. Harimo Ismaili n'umwana umunyamubiri, bamukomotsemo Neva, abo ntibari bemewe. Isezerano ryari kuri Isaka, uwo niwe. Nabo kuri Isaka nabo abatarizeye bahinduka abanyamubiri, nibo Yesu yakazahita ba Satani. Abamwizeye bahinduka urubyaro rw'isezerano. Uko niko natwe twabaye abana b'isezerano. Uko niko natwe twabaye abana b'Imana. Kubera iki? Kuko twizeye isezerano ry'Imana, kuko twizeye icyo Imana yasoje mu isi ari umugambi wayo gukiza abantu, ari we Yesu Kristo. Bityo biduhesha kwemerwa. Paulo rero arakomeza asobanura aya magambo, kuko ijambo ryaje rigira riti mu mwaka utaha maginga ya Sara azaba abyaye umuhungu. Ayo ni amakuru yo kuri ya Sara. Kandi si ibyo gusa, ngo ahubwo no kuri Rebeka. Ntimwumva? Avuye kuri Sara aramanutse agenda kuri Rebeka. Ngo yari afite inda atwiswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza. Nawe yabwiwe ngo
abo ni abana ba Isaka. Nawe yarabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, kuko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiye abana bataravuka kandi batarakora icyiza n'ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya ngo bibeho bitavuye ku mirimo ahubwo bivuye ku guhamagara kwayo. Umugambi w'Imana kwari gukiza abantu binyuze muri Yesu Kristo. Umuntu wese kugira ngo Imana kwemere suko ugomba kuba waravutse mu rubyaro rwa Isaka cyangwa rwa Abrahamu, twabibonye. Ariko abavutse mu rubyaro rwa Abrahamu bizeye Imana, ab'Imana yarabemeye. Kimwe n'abandi bose mu isezerano rya kera bari bizeye Imana mbere ya Abrahamu. Turebe igihe cya Nowa n'abandi bose ba Enoki babayeho, abizeye Imana mbere bose bagiye batsindishizwa n'ubuntu bwayo. So umuntu wese utarizeye Imana muri ico gihe yagiye aba rejected. No muri iki gihe kuko tubireba aho bavugwa igihe cya Abrahamu na nyuma yabo cyangwa se na nyuma yabyo Abanyisirayeli Imana yagikorana nabo. Abizeye by'ukuri n'ubundi bagiye bemerwa n'Imana. Abatarizeye nibo Yesu yaza akabwira ngo muri abaso Satani. Ivyo rero bigaragaza inkuru ya Isaka ya Yakobo na Esawu. Abantu none bakaba bati none Yakobo ko yari ataragira icyo akora Imana ikamwemera, wabo nawe akagira icyo akoze mbese ataragira nawe icyo akora Imana ntiyamwemera, none se wabihakana gute? Ariko zo navuze ngo Bibiliya iradufasha gusobanura iyindi Bibiliya. Bibiliya iradufasha gusobanura Bibiliya ubwayo, iradufasha gusobanura Bibiliya ubwayo. Ahantu barayishuramwo umuntu w'umwuka, umuntu wa kamere. Ahantu barayishuramwo amategeko n'ubuntu. Ahantu barayishuramwo abemera Kristo n'abatizera Yesu Kristo. Ni iryo somo ririmo. Nuje hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12. Igice cya 12 muri kino gice tubonamwo Imana igaragazamwo inkuru ya Esawu na Yakobo. Kandi abantu bavuga yuko umwe ntacyo yakoze, nta kibi mbese yakoze. Aho hantu niho hari urujijo abantu bagomba kumva. Kandi ntiyakabaho Abaheburayo nashakaga Abaheburayo igice cya 12 n'umurongo wa 16. Kandi uyu n'umwanditsi w'Abaheburayo karahugura itorero cyangwa se karabwira abera. Karabwira ngo kandi atabaho umusambanyi, abo ni Abaheburayo bababwirwa ayo magambo, ngo cyangwa ukeresa iby'Imana ngo nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Iki kiri cyane abantu bagomba kureba. Abantu rero bahagarara hariya ngo Imana yaravuze ngo yabivuze abana bataravuka, ariko bakirengagiza hano mu Baheburayo. Sinzi ikintu baba bashaka kuvuga, kuko hano harabigaragaza tiyakagira umuntu ukeresa iby'Imana. Barimo barabwirwa Isaka banerwa muri Kristo, si ibindi by'Imana bababwirwa, nuko udatera umugongo ibya Yesu. Timukagira umuntu bikeresa nka kurya Esawu yabikoze, akabikeresa akabigurana n'igaburo ry'umunsi umwe. Ibyo rero yakoze namwe ntibukabikora. Ibyo biratwereka iki? Biratwereka nubwo umwanditsi yanditse kuriya, ahubwo Yakobo na Esawu kugira ngo Imana ibatoranye, Imana yabikoze ishingiye kumenya kwayo. Esawu yari atarabikora, ariko Imana yari izi ko azabikora. Yari atarabikora, ariko Imana yari atarabikora. Kuko iri jambo riri mu Baroma twasomye yarangwe babwiwe ngibyo abana bataravuka, ryari ijambo ry'ubuhanuzi. Kandi ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi bureba ibintu bizaza bukabivuga nk'ibihari kandi bitaraba. Kubera iki? Kuko Imana cyangwa se umwuka w'Imana ihuri hanze y'ibihe. Twebwe abantu tubarizwa mu bihe, tureba past, present na future. Twebwe abantu tubarizwa mu bihe, ariko Imana iri hanze y'ibihe. Kuko ngo rero igiye kuvuga amakuru ibivuga itari mu bihe, ntabwo ivuga ngo igihe kizaza. Wenda umuhanuzi yo bikoresha yo mvuga ngo hazaba kino gihe, ariko Imana niyo ibivuga kihaye bireba tihariho past nta present biri imbere yayo. Cyo gituma rero yazi bivuga nko wabikoze kandi atarabikora. Kubera kuko Imana yazi bireba aho ngaho kizabaye. Yego mwibuke ijambo ry'ubuhanuzi, umuhanuzi hano bivuka rya Yesu yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye ngo duhawe umwana w'umuhungu. Umwana yatuvukiye kandi hashize imyaka 100 yari ataravuka, ariko kabivuga ngo nuko umwana yatuvukiye. Yavutse kandi ataravuka hakinyuma imyaka 100. Kubera iki? Imana iri hanze y'ibihe. Iri ni ijambo rero naryo riri mu gitabo cy'Abaroma ry'ubuhanuzi, ryaje bivuga kuri Rebeka bimubwira kuko umwe yamwanzi gakundunda abana bataragishobora. Nuko Imana yazibona icyo azakora. Icyo azakora ngiki niki n'umwanditsi w'Abaheburayo ahishura. Aravuga ngo ntiyakagira umuntu ukeresa iby'Imana kuko Esawu yabikereseze.
tiyagira umuntu ugeretse iby'Imana nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Dukomeze rero context kugira ngo twumve rero hari icuramwanditsi ahavuga dukomeje kureba ibya Esawu na Yakobo. Uyu mwanditsi rero akomeza agaragaza kubw'uwo ngikirere cyo Esawu yakoze. Hano hagaragaje ko Imana yabivuze umwana ataragira icyo akora, ariko mu by'ukuri umwanditsi w'Abaheburayo yahishuye ko ari cyo yakoze. Esawu ko ari cyo yakoze, yarabigabuye iryo gaburo se, yaguranye igaburo y'umunsi umwe n'umurage w'umwana w'imfura. Ico gikorwa rero hano mu Baroma ko abivuga ngo yabivuze abana bataragira icyo bakora, yabivuze bataragira icyo bakora, ko Imana yari izi ko azabikora. Ngico yari ibizi. Pawulo kubera iki none abizanye hano? Abizanye kubera iki? Abizanye agaragaza icyo Abanyisirayeli bari barahawe. Nka kujya Esawu yari mukuru, Yakobo akaba mutoya. Esawu yakereseje ibyo yahawe, ariko Yakobo ahabwa umurage atarakwiye. Ahabwa umurage atarakwiye. Yumva icyo nyina yamubwiye, hanyuma aja kwa se, agenda yambaye ubwoya bw'intama cyangwa se twikiza ubwoya, kuko Esawu ariko yari ameze. Donc yihindura mu rwego rwa Esawu, aza kwa se, isamuha umugisha. Yego, ivyo bishushanya iki? Bishushanya twebwe abanyamahanga, twebwe abari mu isi, twebwe abanyabyaha, uburyo tuzemerwa imbere y'Imana kubw'ubuntu bwayo. Twebwe uburyo tuzemerwa binyuze mu mwana wayo w'imfura ari we Kristo Yesu. Tuzemerwa n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. So tukaza imbere y'Imana mu izina rya Yesu, tugasenga mu izina rya Yesu. Izo dukora tukabikora mu izina rya Yesu. Duhagaze mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu niryo ryaduhesheje ubugingo. Izina rya Yesu niryo ryaduhesheje kubabarirwa kw'ibyaha. Izina rya Yesu niryo ryaduhesheje gukiranuka. Izina rya Yesu niryo ryaduhesheje kwemerwa muri Kristo, turemerwa. So iyo niyo shusho y'agakiza irimo. Hanyuma rero icyabaye niki? Esawu rero icyo yahawe aragikeresa. Pawulo rero nicyo gituma yatangiye agaragaza Abanyisirayeli ko afite umubabaro wa bene wabo muri Isirayeli. Bari bafite ayo mahirwe bagereranywa kujya kwa Esawu, yego, hanyuma uwo murage cyangwa se umugabane bahawe barawukeresa. Nguko cyo gituma bavuga ko bababajwe nabo, barabikeresa. Noneho abihuza n'ibi ngibi. Arakomeza rero. Hanyuma rero hano ku murongo wa 15 bakunze naho kuvuga ngo nzababarira kandi nzagira impuhwe nzazigirira. Reka nsubire haruguru aho nari nsimbutse ntari mvuzeho naho. Kuko rero Imana ngo ataragira icyiza bakora cyangwa ngo ikibi, ngo ivy'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo ahubwo bivuye kuyihamagara. Bitavuye ku mirimo ahubwo bivuye kurihamagara. Nyumva abantu bagahita bavuga muri context ngo tumva ko atari imirimo yamujije ngo ahubwo bizave kuyihamagara. Hano munsi nidukomeza gusoma turaza kureba icyo Abanyisirayeli bazira. Abanyisirayeli bagiye mu mirimo, cyo tumavuga hano ngo bitava ku mirimo. Abanyisirayeli bateye byahise umugongo bakomeza ku mirimo itegetswe n'amategeko, bashaka inzira yo kwemerwa n'Imana binyuze mu nzira y'amategeko. Nyamara rero Pawulo arimo aragaragaza kuko iyo nzira si ihesha umuntu kwemerwa, ahubwo hari inzira y'Imana yatoranyije ubwayo, kandi iyo nzira nta yindi ni ya yindi yadutoranije muri Kristo. Hari icyo Imana yashatse, imbabazi kuzabonerwa muri Kristo, kwemerwa kuzabonerwa muri Kristo bitavuye ku mirimo. N'Abanyisirayeli bataye agakiza, bagateye umugongo, bikomereza muri ya nzira y'imirimo yo gukora. Rero agaragaza ko ibyo bakora byose sibyo byahesha kwemerwa. Tibiva ku mirimo, tibiva no ku mwete tubigirira, ahubwo biva mu gutoranya kw'Imana. Kandi uko gutoranywa si ibanga, ni muri Kristo Yesu kuri. Aba ni abantu rero barimo bakorera ijuru, Abanyisirayeli. Nyamara ntibamenye ko ijuru ryatanzwe muri Yesu. Ngico turaza kuhareba. Hano bakavuga ngo nzababarira kandi nzagira impuhwe uwo nzazigirira. None ngaha bagahita bavuga ati none ntiyumva ko Imana izababarira umuntu, izababarira kandi ikazagirira impuhwe umuntu ishaka kuzigirira. Ibyo bintu ntibyumvikana. Iki nacyo ustabwa arico, ntabwo arwangurira afata umuntu imwe mubari wundi mwana. Wasicyo bishatse kuvuga ni imbabazi z'Imana zibonerwa muri Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana ariko yabwiye Mose, rino jambo umwanditsi yakotinze, yarimo avuga Mose yamubwiye ibya Mesiya uzaza. Yego, nusoma mu gitabo cyo guteka kwa 2, Imana yabwiye Mose iramura kuko izagusa umuhanuzi umeze nkawe. Hanyuma
uwo muntu bazamwumvira mu gitabo cyo Guteka kwa kabiri. Umuntu wese utazamwumvira azagirwaho n'urubanza, utazumvira Yesu. Rero gutoranywa kw'Imana cyangwa se kubarira kw'Imana, Imana yari yabiteganyije muri Kristo Yesu. Hanze ya Kristo ntakubabarirwa, niko biri. Hanze ya Kristo ntakubabarira. Rero inzira y'Imana cyangwa se gutoranya kw'Imana cyangwa gushaka kwayo ni muri Kristo Yesu. Umuntu Imana izobabarira ninde? Ni umuntu wese wemeye Yesu Kristo. Utazamwizera ntakubabarirwa. Nzababarira unzobabarira, sinzababarira untazababarira sinzomubabarira. Ni bishatse kugaragaza iki? Uw'Imana izobabarira ni umuntu wemeye Kristo. Utazamwemera tizamubabarira. Niyo nzira y'Imana. Ibyanditswe bibihamya ni byinshi cyane rwose. Naza kubigaragaza. Reka tube nkabareba n'ibyanditswe. Reka turebe hano muri Mariko igice cya 4 kiradufasha. Mariko turebe amagambo asa n'aya kugira wenda ngo bidufashe kumva. Amagambo ari muri Mariko dushobora kwifashisha ashobora kudufasha kumva. Mariko igice cya 4 n'umurongo wa 12 mirango cyangwa 11. Twumva rino jambo naryo rirasa na ririya kandi ryavuzwe n'Umwami Yesu. Mariko 4 no ku 10 guheraho rirasa na ririya neza twasomye riri mu gitabo cy'Abaroma. Haravuga ngo yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Ku murongo wa 11 arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirwa mu migani, ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kubyumva babyumve ariko be kubisobanukizwa, ngo ahari badahindukira bakabarirwa ibyaha byabo. Yumva ijambo naryo rimagambo baza bafata turaza kurihuza na riya bati senti wumva Imana yavuze kuko Yesu niwe nyine wavuga igituma ngo abagisheza mu migani. Yesu karasobanura intumwa ibo bahawe kumenya ubwiru bw'Imana, yego bakabisobanukirwa, ariko rubanda akabihorera. Yesu niwe wabivuga. Kubera iki? Kugira ngo batamuhindukira ngo akabarira ibyaha byabo. Iri naryo bagahita kubaza ngo none se tuvuga ko biri yavuze. Akabikora Yesu kugira ngo abigishe mu migani tibumve ngo badahindukira bakamwizera, kandi nibamwizera ngo barabarirwa ibyaha. Nubwo ngo imbabazi z'Imana rero zateganyijwe muri Kristo, noneho karabakorera imigani kugira ngo batahindukira bakababarirwa. Iri bakabati se none ntibumva ko ariko Yesu yabikoze. Ariko kino cyanditswe turareba muri Matayo. Ejo tubonabwiye ngo tugomba gusobanuza ubwenge bwacu, tugomba kureba biri kubivuga. Iyi nkuru bayanditse kimwe ni inkuru imwe, bino bitabo by'Ivanjiri murabizi cyangwa se Synoptic Gospel, bagenda bavuga amagambo amwe ahuye cyangwa se bagenda basobanura ku kintu kimwe nubwo kivuga gutandukanye ariko ugasanga bakivuzeho. Iyo rero tubisomye byose biza bidufasha kumva uko abanditsi babivuze kugira ngo bidufashe. Matayo nawe arabyandika gutyo nk'uko Mariko avuga, ariko iyo noneho agatanga impamvu icyo Yesu yaza abaziza. Nicyaza gituma Yesu abigishiriza mu migani kugira ngo tuze kubihuza na jambo ngo nzababarira uwo nzababarira, kuko niko bivuga hano. Matayo igice cya 13 n'umurongo wa 10. Ngo abigisha baramwegera baramubaza bati, niki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, ariko mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'umwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kubera iki batabihawe? Turaza kumva impamvu. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mutegera ahantu, igituma mbigishiriza mu migani ngo niki? Ngo nuko iyo barebye, umva kera cyo Yesu ari kubaziza, ngo nuko iyo barebye batitegereza. Cyo Mariko ntiyo cyanditse. Ngo nibyo bumvise ngo batabyumva, kandi niyo bumvise ngo batumva, ngo kandi ntibasobanukirwe. Iyo barebye ngo ntibitegereza. Ukaravuga iwe Yesu ntibamwitegereza, basobanukirwe ukuri kwiwe. Kandi niyo bumvise babumva ijambo ribakiza ngo batumva, bandi magambo barinangira kandi ntibasobanukirwe. Ikibihamya ni hehe? Yesaya ngo Yesaya yavuze ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko mwe gusobanukirwa, kureba muzabireba ariko mwe kubibona. Iyo ni ijambo none ry'ubuhanuzi bwa Yesaya.
ku murongo wa 15 hagahita hatanga igisobanuro nyacyo kiri muri Mariko, igisobanuro nyacyo kigaragaza rya jambo twazisoma ryo mu Baroma. Nk'uko umutima w'ubwoko ufite ibinure n'amatwi yawo akaba ibihuri, ngo amaso yabo bakayahumiriza, ngo amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, ngo batumvise amatwi, ngo batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Ko murumva ni abantu babahumiriza, ni abantu batabashaka kuzumva umutima wabo, ni abantu batabashaka kuzakira. Ku murongo wa 15 ngo arabisobanuye ngo kuko umutima wabo wuzuye ubwoko, wuzuye ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo ngo bakayahumiriza. Mu yandi magambo ko baratera ibya Yesu umugongo bakayahumiriza, ngo be kurebesha amaso yabo, boye kumvisha amatwi yabo ntibumve izo nkuru z'agakiza, ngo be kumenyesha umutima wabo ibyo nizo bivuga, tibashaka ko umutima wabo wakira ayo makuru avugwa y'agakiza y'umusaraba. Ngicyo ngo bagahindukira ngo mbakize. Rero iri ni ijambo twasomyera muri Luka, muri Matayo, muri Mariko. Muri Mariko rero yasomye tugira ngo Yesu harabo yaza yanga kubabarira, ariko hano hahita bisobanura nize semu nariri. Iyo rero abo nzababarira nizo mbabazi yateganyije ziri muri Kristo Yesu. Uzizera Yesu Kristo afite kukubabarirwa kw'Imana, kandi utazamwizera nta mbabazi afite. Harari arabigaragaza. Ngo nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa umwete abigira, ngo ahubwo biva ku Mana ibabarira. Agakiza n'ubundi tibiva tugakorera, ijuru ntiturikorera. Ntabwo wakora mu gukora kwawe muzemerwe n'Imana, tibishoboka. Niko tuba turimba ngo ntacyo nari kuzokora nemerwe n'Imana, tibiva ku mwete abigirira. None sabizane hano uyu mwanditsi abizana iki hano? Ni muri context y'Abanyesirayeli bashishikajwe n'imirimo. Iyo rero arimo aragaragaza ko kubikorera iby'ijuru tiwagerageza n'umwete wawe, ahubwo biva ku Mana ibabarira, kandi imbabazi z'Imana zifite aho zateganijwe ni muri Kristo Yesu. Kandi ngo uzanditswe zabwiye Farawo biti icyatumye nkwimika umuntu kugira ngo nerekane imbaraga zanje kandi izina ryanjye ryamamazwe mu isi yose, ngo nukibabarira ushaka kandi kanangira umutima w'ushaka. Farawo n'ubusanzwe ntiyarasanzwe yemeye Imana. Farawo ntiyarasanzwe yizeye, yari umupagani, yari umuntu utemera ijambo ry'Imana cyangwa utemera Kristo. None se Imana kunangira umuntu n'umuntu usanzwe winangiye bitwaye iki? Ni nako hano umunsi yavuga none se bitwaye iki ngo niba Imana ngo nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo, kugaragaza imbaraga zayo, ngo yihanganira imbabazi nyinshi, inzaza z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka. N'abantu n'ubundi barasanzwe arabakurimbuka kuko ntibizeye Imana. Bitwaye iki rero Imana ibagaragarijeho tekinike zayo cyangwa ububasha bwayo, ikagaragariza ubwoko bwa Isirayeli n'abandi bose abizera bakabona gukomera kwayo? Bitwaye iki ko n'ubundi barasanzwe arabakurimbuka? Iyo rero Farawo yavuga ngo yanangiye Farawo, n'ubundi n'usanzwe Farawo yarasanzwe yinangiye. Sinzantu rino jambo rizarigora abantu, sinzi ikintu kizamwo kigoranye. None reka turebe hano harimo isomo ry'umuntu w'umwuka n'umuntu w'umubiri. Umuntu w'umubiri ninde? Ni umunyamubiri, n'umuntu utaravutse ubwa kabiri. Umunyamwuka ninde? Ni uwakiriye Kristo akaba ari umuntu wavutse ubwa kabiri. Ni umuntu wa kamere n'umuntu w'umwuka. Ni abantu bashishikajwe n'amategeko, ni abantu bakiriye ubuntu. Igice cya mbere abanyamategeko aribo Abanyesirayeli bashikaye muri Judaism. Aba kabiri nibo bavuga aribo bageranwa n'umuntu w'umwuka, ariwe muntu wabyawe ubwa kabiri, ariwe mwana w'isezerano, ariwe abemeye, aribo bantu bemeye kwakira Yesu Kristo. Niryo somo ririmo hano nyamukuru, turaza kubireba hano munsi. Noneho hano ku murongo wa 24 rero yagaragaje kuko bitwaye iki Imana nimba yaragaragaje umujinya wayo kuri Farawo n'ubundi arasanzwe ari kurimbuka, ikabigaragariza n'ubundi abizera. Ikagaragaza imbaraga zayo, ngo arizo twebwe ngo abahamagawe, abo yahamagaye atari abayuda bonyine, ngo ahubwo no mu banyamahanga. Kuko yavuze mu kanwa ka Hoseya iti abari ubwoko abatari ubwoko bwanje bazita ubwoko bwanje, abo ni abanyamahanga, kandi wari inyungwakazi azita inkundwakazi. Abo nibo Pawulo ahabwira itorero ry'i Roma. Yego, uburyo bemewe n'Imana, kakujya Yakobo yemewe binyuze muko yambaye ishusho ya mukuru we, ariko natwe tuzambara ishusho ya Kristo tukemerwa n'Imana binyuze mu gitambo cya Kristo. Abo ni abanyamahanga ahabwira, niko habereka kuko ubuntu cyangwa se agakiza ni unmerited favor, ni favere y'Imana, tugakorera turakakira.
twaheshewe kwemerwa kakujya Yakobo arimo arabahishurira rero abanyamahanga uwo mugani wa Yakobo na Esawu arimo arabihishura uburyo abanyisirayeli bateye ibyahise umugongo bagahinduka rejected kakujya Esawu zamugendeye, hanyuma akagaragariza abanyamahanga urumva kakujya Yakobo yemewe bitari mukwiye niko namwe bemewe, abihuza n'ubuhanuzi bwa Hoseya nibyo yahanuye ngo abatari ubwoko bahindutse ubwoko batwebwe abanyamahanga ngo kandi aho hantu mwabwiye ngo nti muri ubwoko bwanje ngo niho umuzitirwa abana baje baremewe ku bwa Kristo Yesu. Yesaya nawe yaravuze iby'abanyisirayeli ati umubare w'abana ba Isirayeli naho waba nk'umusenyi ku nyanja igice cyabo kizaba gisigaye nicyo kizarokoka, kuko umwami Imana azasoza ijambo rye mu isi akarirangiza bidatinze akarigabanya. Kandi nk'uko Yesaya yavuze ati iyo umwami nyir'ingabo ataradusigarije imbuto tuba twarabaye Sodoma na Gomora, tukagereranywa ni Sodoma na Gomora noneho tuvuga iki? Ngiki rero conclusion ni itigaragaza bino bintu naza mvuga ikibishimangira ni Bibiliya pana jewe. Nujara ku murongo wa 30 Abaroma igice cya 9 murongo wa 30 niho tugeze, arahita stanga ibisobanuro kuri no nkuru ya Esawu na Yakobo neza mu buryo buri clear ku mutushaka kumva. Tumaze kuvuga ibyo byabaye ku banyisirayeli, Paulo rero ahita bishimangira no munsi. Haraba ngo none tuvuga iki? Ngo tuvuga yuko Imana ari abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. N'abanyisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batabishoboje. Ngo ni kuki ku murongo wa 32 ngo ni kuki? None se nuko Imana yabanze kakujya yanze Esawu nkuko bamwe azabivuga cyangwa niki cyabiteye ku banyisirayeli? Niyo context Paulo yatangiranye abona kubihuza n'ibya Esawu na Yakobo. Aravuga ku murongo wa 32 ngo ni kuki? Ngo nuko bashishikajwe, ngo nuko batashishikajwe no kwizera ngo ahubwo bashishikajwe n'imirimo bagasitara kuri ryabuye risitaza, kuko byanditswe ngo ndashira kuri Siyoni ibuye risitaza urutare rugusha, ariko ubwizera tazakorwa n'isoni. Ngiki gisubizo ahise gitanga. Abanyisirayeli cyatumye ngo bibagendera gucyo niki? Ngo nuko batashishikajwe no kwizera ahubwo bashishikazwa n'imirimo. Ngiyo mirimo rero cyo gutuma azabwira ngo biva ku mwete umuntu abigirira cyangwa kubw'imirimo. Bashishikajwe n'imirimo ko barakora imirimo y'amategeko, ko barashaka gusoza ibyanditswe n'amategeko, bakomeje inzira y'ubutamzi n'ibitambo, bateye iz'umugongo za Kristo. Noneho rero cyo gutuma Paulo aravuga ngo tibiva ku mwete mu bigirira, kubabarira kw'Imana tibiva kuri uwo mwete, ahubwo biva mu ushaka kwa cyangwa se gutoranya. Kandi uko gutoranya nta handi kuri muri Kristo Yesu. Niryo somo yaza yishura amategeko n'ubuntu muri make. Niryo somo ririmo hano, ariko si ugupikinga kuko bamwe bazapikinga. Hano barabivuga n'abanyamahanga icyatumye bagushikira nuko bizeye. Bigereranywa nka kujya Yakobo yabwiwe icyo agomba gukora akagenda imbere ya se akemerwa kandi atariwe akemerwa. Natwe abanyamahanga abizeye bose Kristo niko twemewe n'Imana, duhinduka abana b'Imana ku bwa Yesu. Ariko se nabyo tunabizeho. Ese abanyamahanga bo bose baguriye favor bose Imana yarapikinze yarafasha abanyamahanga bose itibarunda ibigira abana b'Imana? Never. Nukuvuga ngo bimeze gute? Gutoranya kw'Imana kuri muri Yesu Kristo. Umunyesirayeli wateye ibyahise umugongo agereranywa kakujya bya Esawu byagenze. Umunyesirayeli wizeye Kristo yinjira mu mubare w'abatoranije mu bana b'Imana. Abanyamahanga nabo twahawe iyo favor igereranywa kujya kwa Yakobo. Umunyamahanga nawe wemeye kwa Yesu Kristo yinjiye mu mubare w'abatoranije. Umunyamahanga utaremewe ameze gute? Nawe nuko ari hanze. Isomo rikaba rirasobanutse nta kintu kirimo kigoye. Twaje ku murongo ku gice cya 10 n'ubundi imyandikira Bibiliya bwaganiye n'abantu bize Bibiliya, ntabwo bagendaga bandika n'amashapitire. Amashapitire yagiye ashirwaho n'abanditsi kugira ngo bifashe abantu mu kwisoma, bitworohere mu gusoma bitabakajagari. Kuko sinorambura ngo mbabwira ngo musome mu rwandiko rwa Biroma hatanditse kamasomo ku gice cya 10 kako somye ngo ku 10 no kuri 2 timwomenyaga hariho hatabayeho izo numerotation z'amaverse n'intuza iyo zihabaye rero bigafasha. No kugira ngo bidufashe twebwe abasomyi urambwira abantu musome ibyashuwe gatatu benuko bikoroha bagahita bahareba. Ariko bundi zagaza byanditswe gutya shene gusimwe gusa kumuharamuro mu gice cya 10 rero
habisubiramo, Pawulo abisubiramo, haravuga ngo bene data muzi umutima wanje wifuza n'ibyo nsabira abisirayeli ku Mana ngo ni ukugira ngo bakizwe, nguko asubiye kandi kuboko bwa Isirayeli, ngo ndamye yuko bafite ishaka ry'Imana ngo ariko ritava ku bwenge. Tiwumva, bafite ishaka ry'Imana pana rya Satani, bafite ishaka ryo gukorera Imana, ariko ushaka bafite nta bwenge burimo, kubera ko atari mu bwenge. Ngaha ku murongo wa 3 bagahita bivuga panaje ku murongo wa 3 ngo kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Bihangiye gukiranuka kwabo cyangwa se bihangiye gukiranuka kw'Imana bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ubwo gukiranuka kw'Imana basuzugwe n'ukuri. Ku murongo wa 4 akabivuga ngo kuko Kristo ari amateka asoreraho kandi ni wese wizera wese gukiranuka. Bataye izahise umugongo, babiteye umugongo, bigumira mu nzira y'amategeko yo gushaka gukiranuka binyuze mu mategeko. Naho bayoberwa yuko Yesu ngo ari amateka asoreraho kandi ni wese wizera wese gukiranuka. Iyo twizeye Yesu tuba turi abakiranutsi imbere y'Imana, duhinduka abana b'Imana, duhabwa ubugingo, tukaba abakiranutsi. Niko hano hagaragaza Kristo ni amateka asoreraho kandi ni wese wizera wese gukiranuka. Abanyisirayeli rero nico bazize. Ubirebye rero niyo nkuru ya Esau na Yakobo irimo. Andi magambo rero tworeba nayo magambo twabivuzeho ari muri Mariko, aho Yesu yavuze ngo igituma hababwira mu migani ngo kugira ngo badahindukira bakamwizera bakakira kubabarirwa. Ariko twaje muri iri rero ryo muri Mariko rirasa exactement na rino ryo mu Baroma 9. Cyo gutuma rero mutaza kugira ngo ngo ntiwarisobanuye ngahe ngo uvuga biri kuyavuga no muri Mariko nuko havuga nyine neza kuko mu Baroma, ku buryo udahita ubona uruhare rw'umuntu, uhita ubona gusa ko ari Imana yabigize mu bugome bwayo. Ariko waje mu murongo, waje muri Matayo hariya twasomye 13 hagahita hagaragaza Yesu agahita avuga icyaha bazize. Urya Yesu wavuze muri Mariko kotinge yankuru ni naho tubibona muri Matayo Yesu ahita avuga n'icyo yabajijije ku murongo wa 15. Icyo yabajije, icyo rero ni nacyo hano umwanditsi w'Abaroma ari kuvuga, ni nacyo umwanditsi w'Abayeburayo yahishuye ngo ntimugakerese iby'Imana nk'uko Esau yabikeresese. Iryo ni ijambo rero bene data bazakunda abantu bamwe bazagenda bagahindagura bakavuga ngo Imana yanze bamwe. Rero Imana yaratoranije, ariko itoranya ishingiye ku kumenya kwayo, apana ishingiye kugupikinga kwayo. Ntabwo yagiye ifata bamwe ngo ibange abandi bemere. Iri ni isomo rimwe amategeko n'ubuntu bigaragaza abakomeje inzira y'amategeko n'abakomeje iby'inzira y'ubuntu bw'Imana. Nanone nuje mu gitabo cy'Abagalatiya nk'uko twabikomojeho, ubisomye igice cya 4 n'umurongo wa 21 kuza kuri 30 hahita bigaragaza ko abanyisirayeli cyangwa se abatarizeye Kristo Yesu ngo bagereranywa nka kujya kwa Hagari na Ismaili. Abrahamu yabwiwe icyo yabwiwe n'Imana ntiyakizera, ahubwo ashaka inzira y'ubusamo yiwe mu mbaraga ziwe kugira ngo abyare umwana ari umwana w'isezerano. Odo ntibari gushoboka kuko n'umwana w'umunyamubiri ni imbaraga za Isaka, ni imbaraga za Abrahamu n'ugushaka kwiwe. Urumva ntibari kumugira umwana w'Imana, ahubwo cyari kugomba kwemerwa ni icyavuye ku Mana pana cyavuye ku muntu. Uko niko natwe byagenze, twakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Iyo twizeye Kristo Yesu duhinduka abana b'Imana. Niko biriho, twakijwe n'umuntu bwo kwizera. Kitubwira rero byari mu bisha si ukugerageza gukiranuka kwawe. Hakuja tuvuga ngo umuntu yagazamwe inzoga ngo none yaziritse ngo yabaye umwana w'Imana. Uko icyo yarese ni umuntu wagazumwe akanyanga yakarese ntakikama n'umunyamubiri aretse umubiri. Izo byonyine ntibyagira ntibyo kugira icyari mu bisha. Agakiza ntigahera ku muntu, ahubwo gahera ku Mana kaza ku muntu. Nukwakira ubuzima bwawe, then impinduka zikabona kubaho mu buzima bwawe. Agakiza kabyara imirimo, ariko imirimo si yo yotangira mu manzi nagazangira cyo ngo bigire gutyo. So urumva rero abanyisirayeli bakomeje inzira y'amategeko bati bya Yesu. Ni naho bihuza n'uriya mugani, abihuza n'ibya Hagari na Ismaili. Aravuga ngo Abrahamu yagerageje kwicira iyo nzira. Iyo nzira ayihuza Paulo arayita ngo igeranywa n'isezerano rya kera. Mwumva ukuntu ibintu bidahuye. Yafashe Hagari na Ismaili abigeranya ngo n'isezerano rya kera. Afata Isaka na Yakobo, cyangwa se Isaka na Abrahamu, abihuza n'isezerano rishya rw'ubuntu bw'Imana. Kuko twizeye Kristo Yesu tugahinduka abana b'Imana. Bariya rero bakomeje iriya nzira y'amategeko bagereranywa n'uruzaro rw'umubiri ariko kugerageza kwa muntu. So isomo riraho naho twogomba kurireba, gusa ndaza gukomeza hari ibindi byanditse nza kureba kuriranye no gutoranywa. Tuzaza gukomeza indi topic cyangwa se
izindi verse bavuga tuza kureberaho. Mugira amahoro y'Imana badukurikira.